ufite ishobora kukwicisha nuramuka utumvishe ibintu ugiye kukubwira. Hari uburyo uvugira ibintu kuri telefone, wajya kureba muri telefone yawe ugasanga bya bintu byose wavugiye muri telefone byirikodinze. Uyu munsi ngiye kwereka uburyo wakemura icyo kibazo cy'ukuntu ibintu byose uvuze. Dukomeze iyi video wari yamanzure ko kandi subscribe niba utarakanda subscribe kuri Uziye Tech Rwanda urugomba cyane, ngwino ukande subscribe uze ukandare like kugira ngo iyi video uyongerere imbaraga, ndetse ugire n'ikintu wandika muri comment uvuga ku bintu by'izi video cyangwa se niba ziba zagushimisha gira ikintu usiga muri comment. Hari abandi bajya bagira ikibazo cy'uko video zitagaragara, iyo video zitagaragara urazamuka hano hejuru, hejuru bara akamenyetso ka setting ndakeka mu kubona, uza kwaka akamenyetso ka setting ko hejuru ukagakanda guki. Aba bantu bagira ikibazo cyo kuko video zitagaragara neza, uhita hano handitse quality. Iyo uje hano handitse quality, ahangaha handitse quality, ndagira kuri step by step, ukaza hano hasi handitse advantage, ahangaha ndakeka mu kubona, ahangaha handitse advantage. Iyo uje hano handitse advantage, dore ahantu video zawe igaragara neza, byibuze mu gihumbi 800 no muri 720 nibwo video igaragara neza, ariko by'umwihariko muri 1080 nibwo video igaragara neza. Twakomeje kuri telefone hari abantu baba bavugiraho amabanga, hari abaca inyuma bo bashakanye baba badashaka ko bigaragara. Uyu munsi rongeye kukwereka uburyo hari ukuntu utanga telefone yawe umuntu ukamutiza amayinite, mu gihe wamutije amayinite akagiye akigira mu ndirimbo, ugasanga wenda bya bintu wirirwa uravugira kuri telefone abaye abiguye kuko utanabasha no kubihagarika, kuko buri ko uvugiye kuri telefone ibyo bintu bigira ute biri recording. Uyu munsi rongeye kwereka uburyo wakemura icyo kibazo cyo kwirikodinga kuri telefone yawe. Hari uburyo ibintu amakuru yawe akajya hanze, ibintu byinshi mbese cyane bikajya hanze bitewe n'ibyo uganira n'abantu bagiye batandukanye. Icyo kibazo rero niba nawe wari ugifite cy'uko ujya kubona ukabona ibintu wavugiye kuri telefone byirikodinze ukajya uhora utsiba buri munsi, umunsi umwe rero wari uzibagirwa kugira ute, umunsi umwe wari uzibagirwa kubitsiba, umuntu mubana akagufata bitewe n'uko hari ibintu umuvugaho, cyangwa se inshuti yawe bitewe hari ibintu yivugaho nayo ikagufata. Ariko uyu munsi ugiye gukemura iki kibazo. Rero niba utarakanda subscribe kuri YouTube channel ya Uziye Tech Rwanda urugomba cyane, za muri search ya YouTube yawe usacinge Uziye Tech Rwanda, usacinge gutya Uziye Tech Rwanda. Iyi ngiyi ya mbere ni YouTube channel yacu yigisha ku bintu bya tech. Urabona ko ikiri hasi rero, ikintu cya mbere uraza ugatikirute, cya mbere urakora uraza udutere inkunga yo gukanda subscribe, uraza ukande hano kwa kano kamenyetso ka subscribe. Rero video irangira ivuga uko wahagarika ibyo bintu. Niba nawe wari ufite icyo kibazo urayisanga kuri YouTube channel ya Uziye Tech Rwanda. Icyo usabwa rero wowe ni ukuza ugasacinga iyi channel. Murakeka urabona uburyo logo ifite, nuko nguki ifite akamenyetso ka profile, ndakeka uri kubibona. Hariho n'izindi video zigisha ibintu bigiye bitandukanye. Ngwino uyisacinge ugira ute umenye uburyo ibyo bintu byose bikogwa, uburyo wahagarika ibyo bintu bitazagukoraho. N'abatindiye mu magambo menshi, urafungura telefone yawe. Ugifungura telefone yawe, icyo urakora urashaka application ya telefone muri telefone yawe. Ngiyi ya application ya phone, ukimara kuyikandaho gutya, icyo urakora nta kindi, ntago bitinda, uraza kwa karo kamenyetso ko hejuru, aka kamenyetso ko hejuru ndakeka uri kukabona, kano kameze mu kuntu, ukabona ugakandeho gutya. Ukimara kugakandaho gutya urasanga kano kantu kanditseho enable auto call recording, uragasanga gafunguye. Urasanga gafunguye gutya, kari mu ibara ry'icyatsi gutya akaba gafunguye. Icyo uri bukore rero ntago ari ibintu bigoye cyane. Icyo uri bukore, kano kantu gafunguye gutya, aka kantu gafunguye gutya, weho uraza ugafunge gutya n'ugafunga, umuntu muvuganye uwo ari we wese ntago amajwi azajya yirikodinga. Ibi bintu byari byaracanze abantu benshi, wasangaga abantu benshi bafite iki kibazo, buri munsi bahora batsiba, buri munsi batsiba ibyo bavugiye kuri telefone. Hari n'abatabizi ko, hari n'abatari babizi ko byisevinga muri telefone yabo. Buri bintu byose bagiye bavugira kuri telefone ugasanga byisevinze. Hari n'abantu batari babizi ko bigira ute byisevinga, ahubwo akazajya rimwe nko mu gucuranga audio muri record, agasanga ibintu byose yavuze no mu kwezi no muri 2022 niba gifunze telefone imwe, wenda rukadushije 2025 aracyayifite 2023, agasanga ibyo bintu biracyari muri telefone ye.
Kemura iki kibazo rero kitazaguteranya. Niba hari ibintu uhisha kandi niba atari n'ibintu uhisha, ntabwo ari ngombwa kugira ngo ibintu byose wagambiye kuri telefone hagire umuntu uza abyumve abirikodinge, cyangwa se kuko byirikodinze abyumva. Abantu bakunda kumva ubusabusa, bakumva ibyo muganira, ntabwo aba ari sawa rero. Ikindi, ibi bintu bishobora kuguteranya n'umukunzi wawe, umukunzi wawe agasanga ibyo muvugana byose birikodinga, akagira ngo ni wowe birikodinga, agatangira akavuga ati se kubera iki ibintu byose tuvuganye ubirikodinga, ese uba ushaka kubyumvisha inde? Ugasanga biteranyije abakundanye, abashakanye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kemura iki kibazo. Bye bye rero, ndabakunda cyane. Ntiwibagiwe gukanda subscribe kuri Uzeri Tech Rwanda, mutazacikwa na content z'ubutaha. Andika muri comment content ushaka tuzagukoreraho.